Ye- ye- Yes, ndagusuje kandi nongeye kuguha ikaze kwa hano kuri NGS Empire. Ni iby'agaciro cyane kuba turi kumwe. Makuru mashya agezweho ni uko ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri cyangwa se gishinzwe uburezi REB kimaze gutangaza abakandida bemerewe kuzakora ikizamini ku myanya igiye itandukanye y'uburezi. Cyari kimaze igihe gishize ku isoko, abantu bakayapurayinga bakoresheje uburyo bwa Mifotra. Ni inkuru imaze gushyirwaho muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu. Ntekereza ko benshi mwayimenye cyangwa se abandi mukaba mutarayimenya. Aho ushobora kujya muri akawunti yawe ukaba wasura akawunti yawe ukareba niba koko wamaze kuba shortlisted cyangwa se utabaye shortlisted. Uyu munsi rero icyo nje kukwereka ni uburyo waba ushobora gusanga urugero utabaye shortlisted kandi ibintu byose uzi ko ubyujuje muri uwo mwanya. Wenda ndaguha urugero, wenda kankwereke nk'uyu muntu hano muri akawunti ye muri application yari yarakoze. Ndabona connection iri kugenda gahora ariko murihangana. Yes, urabona nk'uyu muntu ahantu yari yarakoze yapurayinze muri Geography and History A0 bamugira shortlisted. Murabibona hano ari shortlisted. Yapurayinga muri Geo nabwo yonyine kuyigisha aba shortlisted. Noneho hano bigeze muri History hasi ntiyaba shortlisted. Uri kumva iyi ni mistake iba yarabayemo, ni ikosa riba ryarabayemo mu gihe bari gukora application, kuko nta kuntu umuntu yaba yemerewe kwigisha history na geo ni applying history yonyine ngo bamwangire. Murumva ko ari ibintu bidashoboka. Rero iyi mistake ikunze kujya ni mistake ikunze kuba yabaho, ibaho cyane ku buryo ushobora kuba wasanze utabaye shortlisted kandi ibintu byose ubyujuje. Dore icyo uzugakora, urareba hano muri reason impamvu. Hano wenda nk'uyu mwanya yapurayinzeho wa History A0, uraza hano hirya muri reason. Ahangaha muri reason urabona ahangaha handitse not shortlisted, impande yaho handitse reason. Ureba impamvu bari kumubwira ngo you are not shortlisted because you don't passes the requirement degree for this position. Ngo ntabwo yabaye shortlisted kubera ko adafite degree cyangwa se impamyabushobozi ihura n'uyu mwanya, kandi arayifite, kandi narimo no muri account iyo ugiye gucekinga ugasanga irimo. Iki ni ikibazo nyine usanga cyabayeho, ugasanga ibyo byose urabyujuje. Ariko iki ngiki ni ikibazo ushobora gukemura kandi ukagikemura vuba niba ubonye iyi video isharinga ku nshuti yawe yaba yahuye n'iki kibazo, cyangwa se ube wamufasha mu bundi buryo bitarenze iminsi 2 n'amasaha 12. Nge ndakeka ari yasigaye. So ikindi nkwibutsa gukanda subscribe, like, share, ugakora share ku bandi bantu mu magroup agiye atandukanye kugira ngo abo bantu babone izi video zibafasha gutya. Urabona rero iyo umuntu yamaze gusanga atabaye shortlisted kandi urabizi wenda ibisabwa byose arabyujuje ku mwanya, bibaho ko waba wujuje ibisabwa ariko ntube shortlisted. Icyo ukora nta kindi uri buze ugakora ni uramanza checkinga muri account yawe urebe koko ibyo bagusaba. Dore nk'uyu nguyu bari kumusaba ngo bari kumubwira ngo ntabwo afite degree, twagiyemo tuyisangamo. Uragenda checkinge koko urebe niba irimo itaraba yaravuyemo. Numara gusanga irimo, uraza ahangaha handitse ngo not shortlisted, wowe utabaye shortlisted kuri uyu mwanya. Kandi icyiza nuko ugomba kuba wujuje ibi bintu, kuko nukora reclamation cyangwa se ukarekarama nta mpamvu ifatika ntabwo uzaba shortlisted. Uraza uhakirike, numara kuhakirika urahita ubona ahangaha urahita ugera ahangaha handitse, urahita ubona ahangaha kandi ariko ijambo bibiri bumanzirizeho ni iringiri. Urabona ubu ngubu bari kutwereka ko hasigaye iminsi 2, 2 days, 12 hours. Nibyo bisigaye, hasigaye iminsi 2 n'amasaha 11 kugira ngo ube warekarama. Ni ibintu nyine uba ugomba guhita ukora ako kanya bakimara gutangaza imyanzuro y'ibyavuye mu busabe bwanyu. Uba ugomba guhita ubikora ako kanya, kuko nyuma y'iminsi 2 nta busabe buzongera kwakirwa. Iyo umaze kuza ukahinjira, uraza ukareba ahangaha handitse ngo appear ahangaha, ngira ngo mwese murahabona. Wamaze kubona ko yes, ukahakanda. Barakubwira ngo before you make an appear, are you aware that your meaningful appear will affect your applications? Wibuke ko
kurekarama kose kudafite agaciro kugira ingaruka kuri application yawe, budafite ubusobanuro nyine. Urabona hari ukuntu n'ubundi uba waragiye ukeditinga ugahindura kandi utarigeze wiga wenda nk'ibyo bintu by'uburezi cyangwa se ku mwanya runaka utarigeze wiga. Ibyo ngibyo ntabwo biba ari byiza ko warekarama n'ubundi kandi uzi ko utujuje ibyangombwa. Ibi bikorwa igihe ubona wujuje ibyangombwa kandi ubona ko wagakwiye kuba wabaye shortlisted nibwo urekarama. Uraza rero wemeza aha ngaha handitse yes I'm aware. Yes, numara yes urahemeza. Numara kuhemeza, sorry gato, ndabona connection irimo igenda gake. Numara kuhemeza uramanuka hepfo gato handitse ngo please don't exceed 500 characters. Nturenze mbese amagambo 500 wandika. Ugiye hano urandikaho impamvu urekarama wenda urugero hano uri buze gushyiramo impamvu kandi impamvu yandikwa mu Cyongereza. Uri buze kwiyaminiya, noneho iyo umaze urajyamo wenda uyandike wenda kambaho urugero twandike wenda kanze yes. Hano niho wandikira nyibabereka wenda nabahaye urugero rutoya rw'uyu muntu nandikiye wenda dore uko twanditse. I'm so sad because I'm not shortlisted at this position of teaching history. Ndavuze ngo ndababaye cyane kubera ko ntabaye shortlisted kuri uyu mwanya wo kwigisha history because you have said that I don't have required degree, kubera ko ntafite impamyabushobozi, kubera ko mwavuze ko ntafite impamyabushobozi but ariko mfite impamyabushobozi ya history na geography ndetse no kubyigisha. Please try to verify again where. Nabasabaga ko mwakongera mukareba neza, mukareba ko mbifite. So I'm looking forward your response, thank you. Kaba negereje igisubizo cyanyu cyiza, murakoze. Ubu ni uburyo ushobora nyine kwirekaramiramo wowe ubwawe mu Cyongereza cyawe ugerageza gusanisha n'icyo bagusubije. Iyo umaze gusaba ibi ngibi, iyo umaze kubyandika uramanuka aha ngaha hasi, urabona bamaze kubyandika, bamaze kwandikamo icyo rekarama icyo ari cyo, icyo bakujijije ndetse n'ibyo ubona bakongera bagacekinga. Yes, uramanuka aha ngaha amagambo arayirengagiza, ibi ngibi bimanuke wemeze ko please confirm your declaration, kuko nyine wemeze kuko niba ubyemeza ko ari wowe byanditse. Bakubwiye ko utagomba kurekarama ubusa. Iyo urekaramye ubusa bigira ingaruka kuri application yawe. Aha ngaha uraza ukore icyo bita submit. Submitting. Yes. Submit utegereze. Yes, submit successful. Urabona ko byagiye ndetse no kuri wa mwanya haje ngo appeared, twarekaramye mbese. Aha ngaha rero urategereza nk'iminsi nk'itatu, nka nyuma y'iminsi 3 baragusubiza cyangwa 4. Uhora ucekinga, uhora ucekinga ukaza kuri apia yawe ukareba niba bagusubije. Buri gihe baragusubiza kandi nabwo niyo utanyuzwe iyi bayita first level. Urabona ko ari first level of API. Iki ni icyiciro cya mbere. Nabwo iyo utanyuzwe nanone iyo bagusubije hano urabona batubwiye ngo waiting for the first level response. Tegereza igisubizo kuri level ya mbere wakozeho API. Aha ngaha urabutegereje, ntabwo wakongera kurekarama bwa kabiri bataranagusubiza. Uzategereza bagusubize. Urabona biragaragara ko twamaze kurekarama. Ibi ngibi kandi ni ibintu ugomba gukora vuba bitarenze iminsi 2 nyuma yaho batangarije application, kuko uko ugenda utinda iyo iminsi 2 irangiye ntabwo rekarama ngo bikunde kuko baba babikuyeho. Rero niba wagize ikibazo ntube shortlisted, nubwo buryo wakoresha. Sangiza inshuti zawe, ikindi ukande like, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri videos kwigisha ibintu byinshi utari ugisobanukiwe. Nge nitwa Ngiruumwami Samuel, ahanga ni kuri NGS Empire. Ndabakunda. Niba hari ikindi kibazo ufite ushobora kutwandika muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe. Naho utaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.